Imana ntigira ingabano, ariko ijuru rifite ingabano. Ijuru Imana yaremwe ni ijuru rimwe, ariko rikagira ibice bine. Iyo amajuru aba atatu aba yaragiye hejuru y'amajuru yombi. Ego. None iryarimo rikaba irya gatatu. Ariko uko amajuru arenze atatu yagiye hejuru y'amajuru yose. Uwapfuye niwe wazutse, arazamuka aja hejuru y'amajuru yose, ntiyaja hejuru y'amajuru yombi. Ego. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga everyday umurongo hamwe ukuri yo tugunyuraho ijambo ry'Imana. Senga uzanesha. Ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisomero kumwe na Jemana Kizedware. Abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Ariko umugabane w'Uburayi mu kwikana ibiganiro byacu Imana ibo mugisha, tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Ariko umugabane wa Aziya mu kwikana ibiganiro byacu tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Ariko umugabane wa Amerika mu kwikana ibiganiro byacu tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Ariko umugabane wa Oceania mu kwikana ibiganiro byacu tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Huko mubona kuri kamera za gusenga everyday kumwe na Dogitera Revera Pastor Mpazura. Dogiteri shalom shalom, amakuru yanyu? Turakomeye, maho murashima Imana? Turimo turashima Imana. Pastor mwatangira musuhuza abantu. Ni karibu kuri channel ya gusenga everyday. Turabakiriye abatugana, abo dusangiza ubutumwa bwiza, batuye mu mahanga yose, batuye hatandukanye. Ni karibu, Imana iduhana umugisha. Mana turagushimiye, turaguhimbajwize neza. Uyu mwanya ni uwawe, wigire hafi yacu kugira ngo icubahiro cyawe kitugote kiganze, kugira ngo ubutumwa bwawe bwemeze amahanga yose, abantu bose bitirirwa izina ryawe, kandi nugaruka mu bwiza bwawe ujishikira itorero, buri wese azabe yiteguye kugusanganira kugira ngo hatagira n'umwe urimbuka. Ku ijambo ryawe riravuga ngo Uwiteka ntabwo atinze isezerano rye nk'uko abantu batekereza ko iritinza, ahubwo itegereza yihanganye, itashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Nawe ushaka ko abantu bose bakizwa, ubutumwa bwiza bwamamare hirya no hino, duhindura amahanga yose kugira ngo abantu bose babone ubugingo buhoraho, mu izina rya Yesu, amena. Pastor muraho neza. Tugiye gutanga cyangwa se kubasangiza ijambo ry'Imana, ariko tuvuga umusogongero w'igitabo ca mbere ca Bibiliya c'Itangiriro. Itangiriro nico gitabo ca mbere muri biriya bitabo 66 bigize Bibiliya, ariko ntabwo tuvuze ko ari cyo canditswe mbere, oya, ariko nico kibanza ku rutonde rw'ibitabo bya Bibiliya, ariko cyane cyane isezerano rya kera nyine, kuko arimwo kibarizwa. Igitabo c'Itangiriro kitubwira inkomoko y'ibintu byose, ariko ari amazina bahaye biriya bitabo bitanu bya Mose, ntabwo ariyo mazina mu Giheburayo yitirirwa biriya bitabo. Ari amazina na atanu nk'uko bavuga ngo Itangiriro, Kuva, Abarewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. Ariko noneho muri Bibiliya y'Igiheburayo aho bakoresha ngo mbere na mbere, niryo zina ry'igitabo ca mbere. Icya kabiri baravuga ngo aya niyo mazina. Icya gatatu kiravuga ngo kandahamagara. Icya kane kiravuga ngo ni mu butayu. Icya gatanu kiravuga ngo aya niyo magambo. Ariko babyanditse muri Bibiliya y'Igiheburayo bavuga ngo Bereshite, nukuvuga ngo mbere na mbere. Noneho aya niyo mazina, Wereshemote. Noneho kandahamagara, Waikra. Mu butayu aravuga ngo Bemidebar. Noneho kaya niyo magambo haravuga ngo Were Hadebarim. Ubwo ruvuga ngo aya magambo atangira ibi bitabo ko ari bitanu niyo yitiriwe titre amazina yabyo. Ubwo ruvuga ngo ugiye kubivuga wavuga ngo mbere na mbere, ukavuza igitabo ca mbere. Aya niyo mazina ni icya kabiri. Kandahamagara icya gatatu. Mu butayu icya kane. Aya niyo magambo icya gatanu. Ubivuze mu gihe rero bavuga ngo Bereshite, noneho Wereshemote, Waikra, noneho bavuga ngo Bemidebar, Were Hadebarim, arico ca gatanu cyitwa Gutegeka kwa kabiri. Itangiriro ry'ibintu byose rero tugiye kubaha incamake y'igitabo cya mbere cya Bibiliya, arico bita Itangiriro. Ntabwo arico canditswe mbere. Amateka maremare
atubwira ko hari amagambo aboneka mu gitabo cya Yobu agaragaza ko ariyo yakozwe mbere, nubwo hari igice kimwe cyayo, ibice bimwe bya Yobu byanditswe na Mose, ariko amagambo yo mu gitabo cya Yobu yose yabayeho mbere ya Mose. Ayo magambo, igitekerezo ni icya Yobu kuko yabayeho. Abantu benshi bavuga ngo ntiyabayeho, ariko yabayeho. Amagambo rero iyo bavuga ngo auteur cyangwa se umwanditsi, ntabwo ari uwafashe ikaramu, ahubwo ni nyiri igitekerezo. Ibyo kurema kw'isi ntabwo Mose yari ahari, ariko yarabyanditse. Inkuru zagiye zihererekana, abari bari icyo gihe bavuga uko isi yari imeze, abana bakabwira n'ababyeyi babo, babana babyara bakabwira abana babo, uruhererekane rwitwa tradition orale, nuvuga ngo umuryango ubwira abana babakomotse, abo bana babwira babakomotseho, bikaza kugera icyo gihe. Ariko kuremwa kw'isi nubwo Mose yabyanditse neza uko byagenze, ntabwo yari ahari. Wa ni tradition, ni amateka yagiye avugwa kugeza mu gihe cye, arabyumva, abitekereza, arabikompira, arabifatanya, akuramo ibyo mwayo magambo. Igitabo cy'Itangiriro gifite ibice 50, ariko muri rusange kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 12 bisa naho bija gutandukana gato, uretse kuva kuri 12 kugera kuri 50 haja gusa, ariko handi haja gutandukana. Igice cya mbere kitubwira kuremwa kw'ibintu byose, igice cya kabiri kitubwira intangiriro y'ubukwe, igice cya gatatu kitubwira inkomoko y'icyaha, igice cya kane kitubwira inkomoko y'ubwicanyi, igice cya gatanu urubyaro rwa Adamu, kuva kuri 6 kugera ku 9 ni amateka yo kubaka inkuge n'umwuzure kugeza ku gice cya 9. Igice cya 10 ni urubyaro rwa Nowa, igice cya 11 ni umunara w'ibabere, igice cya 12 ni umuhamagaro wa Aburahamu. Igice cya mbere kitubwira icyo kurema, ariko uturutse ku muhamagaro wa Aburahamu kugeza kuri 50 baravugaho abantu bakurikirana uko bagiye babyarana, bavuga Aburahamu, bavuga Isaka, bavuga Yakobo, bavuga Yosefu, ariko hagati hakabamo ibindi byinshi, ariko inshamake nuko bavuga Aburahamu kugera kuri Yosefu, kugera ku gice cya 50 uvuye kuri 12 ku muhamagaro we. Igice cya mbere kuremwa kw'ibintu byose, ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, kandi icyo gihe umwuka w'Imana yagenderaga hejuru y'amazi. Turibaza ngo mbese niba Imana iba mu ijuru, kuko iyo abantu basenga bavuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibo mu isi ngo kibaho mu ijuru. Kandi Imana ikaba yaremye ijuru n'isi, yarahozeho kwitagira itangiriro, ni Alpha na Omega, ntigira itangiriro, ntigira n'iherezo. Icyo gihe yaremaga ijuru n'isi yabagahe? Abantu baje babyibazaho, ariko ntabwo bigoye kubyumva. Imana ntigira ingabano, ariko ijuru rifite ingabano. Usomye Matayo 24 kugeza ku murongo wa 31, ijuru rifite ingabano, ku herezo ry'ijuru harahari. Usomye noneho rero Zaburi 139, isi nayo ifite ingabano, ariko Imana ntigira ingabano. Bisobanura ngo Imana ubwayo, ubugari bwayo n'uburebure bwayo ntiyakwira mu ijuru no mu isi, n'utuntu duto yari ifashe mu ntoki turema. Ariko kuko Imana ari Uwiteka, Uwiteka bisobanura ngo ni ikintu kitagira ingabano, bamwita eternel. Ni ukuvuga ngo Uwiteka eternel aba hose, haba ikuzimu, habaho mu ijuru yaremye, habaho mu isi yaremye, haba ikuzimu nawe yaremye, n'aharenze aho ngaho hatagira ingabano, kuko ku mpera z'isi harahari, ku mpera z'ijuru harahari, ariko Imana ntigira ingabano. Ni ukuvuga ngo ku mpera y'Imana ntahahari, kuko ikwiye hose. Imana rero yari iri mu kintu cyitwa iteka, bisobanura ngo ni ikintu gikwiye hose kitagira ingabano, ko ni Imana ubwayo itagira ingabano. Umunsi wa mbere rero Imana irema ijuru n'isi, irabitunganya, ariko noneho ku munsi wa kabiri itangira kurema uburyo bwo gutandukanya amazi n'ubutaka. Noneho ku munsi wa gatatu itangira gushiraho ibimera, umunsi wa kane ishiraho ibiva binini, umunsi wa gatanu irema amatungo, umunsi wa gatandatu irema umuntu, umunsi wa karindwi aba ari umunsi wo kuruhuka, ko yari yangije imirimo yayo yose. Kandi ntabwo mu Bibiliya y'Igiheburayo havuga kuruhuka, havuga ahubwo kurangiza imirimo, aribyo bita ngo imirimo irashize. Kuko ikintu cyitwa ikiruhuko ni ikintu gishira, imirimo igakomeza. Umunsi wa 8 rero nta byateganijwe muri Bibiliya Imana yaremye ngo tuvuge umunsi wa karindwi cyari ikiruhuko nk'icy'abantu.
cyo kureka imirimo. Iyo ireka imirimo ku munsi wa karindwi, ku munsi wa munane hari gukorwa ibindi, kuko cyari ikiruhuko nyine yari imaze kuruhuka. Ariko kuko ari ukurangiza imirimo yose, ahubwo iyo umuntu arangije amashuri ntabwo bavuga ngo ari mu kiruhuko, bavuga ngo yararangije. Yego. Ariko iyo umuntu ari kwiga akaba aje mu kiruhuko bavuga ngo azasubirayo. Uzasubirayo babyita ikiruhuko, ariko utazasubira babyita kurangiza. Imana rero nayo ntabwo babyita ikiruhuko mu gihe burayo, ijambo shebati bishobora ngo shomaje, ariko kuko imirimo ishize. Ntabwo Imana ari umukene, ariko imirimo irarangiye. Icyo gukora cyose kirarangiye, hasigaye noneho kugira ngo ibyo bintu biyubahe, bice bugufi, noneho nayo ibiyobore, ibirebe, ibigenzure. Umunsi wa karindwi ni umunsi imirimo yose yarirangije kurangira kuremwa. Ariko usomye umurongo wa 31 igice cya mbere haravuga ngo byari byiza cyane, Imana irabyitegereza ibona ko ari byiza, buragoroba buraca. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ni umunsi waho wa gatandatu. Ubwo noneho rero niba umunsi wa mbere harabaye isi n'ijuru, umunsi wa kabiri hakaba gutandukanya amazi n'ubutaka, umunsi wa gatatu hakaba ibimera, umunsi wa kane ibiva binini. Iyo bavuze ibiva binini bashaka kuvuga izuba n'ukwezi. Amatungo noneho ku munsi wa gatanu, umuntu yaremwe ku munsi wa nyuma kwa gatandatu. Niyo gahunda y'ubuzima Imana yatanze, ariko mu gihe cy'ubuziranenge. Nyuma yaho ibintu biza kwivanga, ariko iyo niyo yari gahunda y'ubuzima. Imana ikabanza kurema ibyo kurya, abantu bakabona kubaho. Ariko abantu bakurikiye ubuzima bw'ubuziranenge mu mugambi w'Imana wo kurema, uretse kuba mu ngaruka z'icyaha, natwe twari tugiye kugendera muri iyo muto, tukabanza gukora ibintu mbere yo kubirya. Ntituvuge ngo reka tubanze tubeho tuzabikore nyuma, ahubwo ibintu bikatubanziriza. Narizo mpamvu abazungu bo uyu murongo bawumva neza, barawumva neza. Umubyeyi ategurira umwana akazavuka, ibyo kumutunga byarabayeho. Nka kuri Imana yavuze ngo habanze ibimera hakurikizeho amatungo, umuntu aze noneho abisanga bihari. Abazungu barabyemeye, baravuga bati ntukabyara umwana utaramuteganirije, atazavuka agasanga nta kintu gihari. Imana rero yaravuze ati umuntu naza azasanga iki, kwari ugomba kubitegeka, kandi ibyo bimera kari ibyo agomba kurya. Nabaho ibimera bidahara azarya iki? Umwana navuka ntaramuteganirije azigishwa n'iki, azambara iki, azarya iki? Nico abantu bari bakwiriye kwibaza. Ariko kubera ingaruka y'icyaha, umuntu aravuga ati reka noneho mubyare, hari nubwo azankiza. Hari n'ababyeyi bavuga ngo reka mbyara umwana nubwo ntaco mfite ngo ashobora kuzankiza. Ibyo yabuze ubwe mu buzima bwe bwose, ari we mukuru, agatekereza ko bishobora kuzaboneka muri uwo mwana. Ayo ni amahirwe yo gutoragura, ntabwo ari amahirwe y'ubuzima. Kuvuga ngo umwana azakubeshaho ni ugutoragura. Ntabwo ari gahunda y'ubuzima Imana yadusigiye. Imana yaravuze ngo tubanze ibintu umuntu aze nyuma. Abazungu bati duteganiriza abazavuka, noneho bazi ibintu bihari. Bo bumvise icyo gitekerezo, nico bagendeyeho. Nico bagendeyeho. Ubwo noneho rero umunsi wa gatandatu rema umuntu niwe wari umaze kwita ibimera byose n'ibihaho byose n'ibyaremwe byose n'amatungo yose n'ibikururuka n'ibyigenza, umuntu abyita amazina. Ariko abyita amazina ntabwo Imana yamugishije impaka. Iyo avuga ngo ni inzovu, Imana avuga ngo niko gikwiriye kwitwa koko. Ni intare niko gikwiriye kwitwa koko. Ni inka niko gikwiriye kwitwa koko. Ni ihene niko gikwiriye. Ntabwo Imana yamugisha impaka, yamuhaye ubwo butware bwo kubyita amazina, iba n'ubutware bwo kubitegeka. Imana yari yamwigishije bihagije. Ntabwo umuntu yagombye gutegekwa n'inzoka, kuko Satani ashuka Adamu na Eva yihanze mu nzoka, kandi inzoka irimo ibikururuka. Ntabwo rero Adamu yagombye kwemera gutegekwa n'igikururuka kiri mu byategeka, ariwa n'isi inzoka. Ntabwo byari gushoboka. Kandi Imana yaramuhaye n'ubwo burenganzira bwo kubitegeka. Ntabwo ari kwemera gutegekwa. Arizo mpamvu bavuga ngo umunyabyaha ni Adamu, ntabwo ari Eva. Ku ijambo ry'Imana mu Itangiriro 3:6 haravuga ngo Eva amaze gusoroma ararya, yumva ni byiza ko kwahereza umugabo bari kumwe. Nuvuga ngo amagambo yose inzoka yabwiye Eva, Adamu yarayumvaga. Yari afite uburenganzira kuko bari bicaranye yo kumubwira ngo witegekwa n'igikururuka, nitwe tubitegeka.
reka bizaba uko tuzatekereza wibuka uko byo bitekereje none akaba aratsinze. Pasukiri ngaho hantu abantu benshi bavuga ngo Adamu yari yagiye ngo ahantu ngo ntuzoga ngo wenyine. Itangiriro 3:6 aravuga ngo bari bicaranye. Yamubwiraga inzoka Bibiliya ntivuga kongorera. Bambwira mubwira. Ubwo Adamu yarabyumvaga niho ingaruka noneho rero ariwe zaremereye cyane nuko yirengagije ibiri mu nshingano ze. Nibyo bita inganzwa. Ibyahishwe 21:8 bangwa ariko abanyabwoba. Ndira jambo niko rivuga. Umuntu wo kwanga gushira mu bikorwa ibiri mu nshingano ze kugira ngo batagira ngo. Hari igihe umuntu abaza ukuri. Areba bati akita ku by'abandi barabivugaho. Ibyo abandi barabivugaho bikaremera. Yamara akakireka. Kandi kiri mu nshingano ze. Uwo muntu ababaye umunyabwoba mu rwego rw'inganzwa. Ntari umunyabwoba mu rwego kwikanga igiteye ubwoba uya ni mu rwego rw'inganzwa. Abanyabwoba bavuga ni relashe ntabwo ari repere, ntabwo ari abanyabwoba bo kwikanga, na abanyabwoba bo kwanga kuvuga ukuri bazi. Nibo bita abanyabwoba, abatizera. Abo nibo batazaja mu ijuru. Abo ngabo nabo bazaja hanze ntibazabona ijuru. Abanyabwoba banga kuvuga cyangwa se gukora ikiri mu nshingano z'abari ko atari ukuvogera iby'abandi. Ibyo wahawe gutegeka ukabitinya, ibyo wahaye kuvuga ukabitinya, ari uko wahaye agaciro ibyo abantu barabivuga ukabona ko biragayika. Uwo muntu ni umunyabwoba udashobora kuzabona ubugingo buhoraho. Niyo nganzwa rero. Niba Imana yaravuze ngo umugabo ategeke umugore, kwifuza k'umugore kube ku mugabo ni ukuvuga ngo umugabo nigomba gufata umwanzuro ariko bawuganiriyeho, kuko umugore ntabwo ari inyamaswa, nawe ni umuntu. Kandi Imana ire mu muntu yaririmo bombi igihe cyo kugaba havamo umugore n'umugabo. Nuvuga ngo muri Adamu havuyemo Ishi na Aisha. Abo bantu rero babiri ntabwo Imana yaremye Ishi, ntabwo yaremye Aisha, ahubwo yaremye Adamu avamo Ishi na Isha. Ubwo nukuvuga ngo abo bombi rero ni abantu. Kwica umugore uba wisha umuntu, kwica umugabo wisha umuntu, kwica umwana uba wisha umuntu, ubwo ni abantu. Ariko umuntu mu gihe boro ni Adamu, umugabo mu gihe boro ni Ishi, umugore mu gihe boro ni Isha. Ntabwo bihuje rero ubwo gubwo. Umugabo rero umugabo amaze kuremwa arabitegeka, ariko noneho abura ubutware ku byo yahawe gutegeka. Niyo yabaye inkomoko y'urupfu. Aragwa. Noneho amabwiriza y'ubumana y'Imana nuvuga ngo harimo kurema, harimo kugwa, harimo no guhembura. Nuvuga ngo nkuko icyaha cyazawe mu isi n'umuntu umwe ari we Adamu wa mbere, icyo cyaha kikazana urupfu rukagera ku bantu bose, kuko bose bakoreye icyaha muri Adamu. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto wa mbere igice cyaho ca 15:45 haravuga ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima. Nuvuga ngo yarahumekaga, yarafite amaraso, yarafite umubiri. Ariko Adamu wa kabiri yaje ari umwuka utanga ubugingo, ari we Yesu Kristo. Niyo principe yo guhembura abagwiriye muri Adamu, kuko Adamu yaducumuriye ku giti, ariko Yesu aducungurira ku giti. Abaye Adamu wa kabiri kugira ngo akore umurimo witwa guhembura, principe de restauration. Abantu noneho bongere bagira ubugingo. Itangiriro rero ifite igice 31 ku gice cya mbere, ariko agira ibice 50. Noneho ro tuvuze ijuru Imana yaremwe ni ijuru rimwe, ariko rikagira ibice 4. Usomye ku murongo waho wa 20 ugasoma no ku murongo wa 14 itangiriye igice cya mbere, ukahahuza na Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 kugera kwa 14, ukahuza n'ibyahishuwe 12 umurongo wa 7 kugeza 12. Haratwereka ijuru rimwe ariko rifite imigabane 4. Iyo migabane ni ihe Pastor? Hari ijuru rya mbere itangiriye igice cya mbere umurongo wa 20, ijuru ry'imvura n'ibiguruka n'indege
ibiguruka mu isanzure ry'ijuru naho hiswe ijuru nuvuga ngo niyo cyo gice cya mbere. Igice cya kabiri ariko cy'iryo juru rimwe ni ikibiva binini. Itangira igice cya mbere umurongo wa 14 ni ibiva binini ariyo zuba n'ukwezi hakaza n'inyenyeri, aho biba ni umugabane wa kabiri. Igice cya gatatu none ibyashyuwe 12 umurongo wa 7 kugeza 12 ni igice cya gatatu cyitwa ijuru rya gatatu. Baryita ijuru rya gatatu ariko ni igice cya gatatu cy'ijuru rimwe, ni igice cy'abamarayika. Noneho hakaba n'umwihariko igice cya kane ariho Satani yifuje kugera mu mugabane wa kane, kuko Yesaya 14 umurongo wa 12 umugabane wa mbere ni umugabane w'ibiguruka n'inyoni n'ibisiga n'imvura. Itangira igice cya mbere umurongo waho ni wa 20, ariko umugabane wa kabiri ni umugabane w'ibiva binini. Itangira igice cya mbere umurongo wa 14 niho biri ibiva binini, izuba n'ukwezi n'inyenyeri. Noneho rero umugabane wa gatatu ni umugabane w'abamarayika ariwe Mikayeli, marayika ukomeye arwanye na Satani barwanira mu ijuru, kuko yari amaze kwigaragambya. Ijambo ry'Imana avuga ngo Mikayeli ahaguruka kurwanya ca kiyoka naco kirwana n'abamarayika bacu, kuko Satani yigomeka yoheje bamwe mu bamarayika ngo barwanye Imana. Ariko noneho Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 haravuga ngo kugeza ku wa 14 yashatse kuzamura intebe ye, ni inyenyeri yo mu ruturuturu, ariko iryo zina na Yesu ararifite. Nk'uko Satani yitwa intare izerera ishaka ko yaconcomera, na Yesu ni intare w'umuryango wa Yuda. Ariko haravuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we, na Yesu ni inyenyeri yo mu ruturuturu. Muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo waho wa 19 kugera ku murongo wa 21, wa nyenyeri yo mu ruturuturu we ni izina rifitwe na Satani rikagirwa na Yesu. Noneho rero bararwana Mikayeli na Satani. Mikayeli amurusha imbaraga kuko ari marayika ukomeye w'Imana, Satani arahadanduka. Noneho rero niko gutsindwa kwa Satani. Mikayeli yamutsindiye mu ijuru rya gatatu, ariko umugabane wa kane Yesaya igice cya 14 ku murongo wa 12 wa 14 havuga ngo yashatse kuzamura intebe ye. Ijambo ry'Imana avuga ngo Satani yaribwira gati nzazamura intebe yanje isumbe inyenyeri z'Imana, nzaja mu ijuru nzicara ahayitegeye ikasikasi, nzasa n'isumba byose. Yarwaniraga icubahiro c'Imana ariko ntiyakigeraho aragwa. Ubwo ni igice cya kane cy'ijuru rimwe. Ijuru ni rimwe rero, ariko Imana ikayabamo yose, ariko yayabamo yose gakaba mato ikayarenga, kuko uko aranafite ingabano, ariko Imana ntigira ingabano, ni Uwiteka. Aha pasiteri ukiraho, Pawulo igihe bamutera amabuye irusitira, cyangwa Pawulo yandikira urwandiko rw'Abakorinto, yaretse ngo nzi umuntu yagiye mu ijuru rya gatatu, ngo sinzi ko yari mu mwuka nuko yari mu mubiri. Pawulo yerekwa ni ijuru rya gatatu yagezemo ry'abamarayika. Imana yishurira aho uri hose, na hano irishura. Irya mbere irishura, irya kabiri irishura, irya gatatu irihishura. Yamwishura wo mu ry'abamarayika Imana kuko iba hose. Ego ni ukuvuga ngo Pawulo uwo muntu azi nzi umuntu wazamuye akaja mu ijuru rya gatatu niwe wivugaga, kuko aravuye ngo hahise imyaka 14. Urebye urwandiko rw'Abakorinto ba kabiri igihe rwandikiwe yari imyaka ko 14. Noneho ravuga ati niwe wivugaga. Imana ariko iramwihishurira, ariko si ngombwa kugira ngo umuntu imwihishurire ariko ari mu rya gatatu. Oya, nuvuga ngo kandi Pawulo ntiyigeze ava ku butaka. Oya, ahubwo ni umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere yazamutse, umuntu w'imbere ugenda, umuntu agasigara baraka mugarukamo. Uwo muntu w'imbere ratanarazamuka, hari igihe Imana imwihishurira kiri ku butaka. None se pasire ko abantu benshi bavuga bati hatu abahanuzi b'ibinyoma babavanye ubuhanuzi, ati mu ijuru rya mbere ry'ibiva, urabivuga hiki? Ndi kuvuga ngo Imana ya umuntu w'imbere yaterurwa akagera muri ayo majuru yose. Ariko Imana yakwishurira aho uri hose. Ko Imana iri ni kuzimu. Ubwo rero hano ku isi Imana yakwishurira, mu rya kabiri yakwishurira ubaye uhari, mugendera mu masatelite. Ntabwo Imana yareka kubihishurira. Nabo bageze mu gice cy'abamarayika Imana yabihishurira, no mu gice cyayo ubwayo yaguhamagaye yakwishurira. Nukuvuga ngo nta Imana itakwihishura, kuko ibera hose icarimwe kandi ikakwishura igihe ishaka. Ubwo rero iyo niyo migabane ine, ariko mu gice cya mbere cy'itangiriro harimo iyo migabane uko ari ibiri, ariko ni ijuru rimwe.
Ego. nta nizo mpamvu Abaefeso 4 umurongo wa utangire ku murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 10 aravuga ngo uwo niwe wazamutse Yesu Kristo ngo aja hejuru y'amajuru yose. Ntabwo ari hejuru y'amajuru yombi. Ego. Kugira ngo tuvuge ngo hari amajuru atatu, Ego. ahubwo yagiye hejuru y'amajuru yose. Iyo amajuru abatatu aba yaragiye hejuru y'amajuru yombi. Ego. None iryari muri kabiri rya gatatu. Ego. Ariko uko amajuru arenza atatu yagiye hejuru y'amajuru yose. Ego. Nizo mpamvu bakoresheje iryo jambo ngo arazamuka, uwapfuye niwe wazutse. Ego. Arazamuka, Ego. aja hejuru y'amajuru yose, ntiyaja hejuru y'amajuru yombi. Ego. Nkuko bamwe babitekereza ngo ni imigabane ibice bitatu, Ego. ariko ni bine. Iyo biba bitatu yari kuja hejuru y'amajuru yombi. Ego. Mu Kinyarwanda. Ego. Itangiriro rero igice cya kabiri ni inkomoko y'ubukwe. Igice cya gatatu ni inkomoko y'icaha. Igice cya kane ni inkomoko y'urupfu. Kayini yica Abeli. Igice cya gatanu batubwira urubyaro rwa Adamu. Igice cya gatandatu batubwira gutangira n'amateka yo kubaka inkuge n'umwuzure, byose ibice bitatu byose bikurikiranye. Igice cya 10 urubyaro rwa Nowa. Igice cya 11 umunara w'Ibabeli. Igice cya 12 umuhamagaro wa Aburahamu. Kuva kuri 12 kugera kuri 50 na amateka ya Aburahamu, Isaka, Yakobo na Yosefu. Nibyo birimo birunze umwo. Igice cya 2 inkomoko y'ubukwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibona ko uwo muntu atari byiza ngo abe wenyine. Imana yashaka kubaka umuryango yubaha, kuko Imana yari ikeneye sosiyete kugira ngo umuntu abyare yororoke kandi haboneka umuryango wubaha Imana. Ntabwo ariko byagenze. Ingaruka y'icyaha yarabyangirije. Ubwo ni ukuvuga ngo ryasezerano ryo kuvuga ngo mubyare, mwororoke, mugwire, muzure isirikomwa mu nkokora, kuko urupfu rwari rumaze kuza. Ubwo kukororoka ntikuba kugishobotse. Kororoka gushoboka urupfu rudahari. Ariko noneho kuko urupfu rumaze kuza bikobye mu nkokora wa mugambi w'Imana wo kororoka kubera ingaruka y'icyaha. Ubwo niho havutse urupfu, havuka ubugumba. Ubwo nubango ibyo byose byatuma umuntu atororoka, biba biraje biba ingaruka y'icyaha. Ico umuntu yifuza, uwarongo ashaka kubyara wenda akabingumba, uwarongo ashaka kubyara abana bakavuka bakapfa, hari ubyara agapfusha bose. Ego. Niho havuye n'inkomoko yo kubyara abakobwa gusa undi abahungu gusa kugira ngo ababare, kuko kubyara abahungu gusa n'abakobwa gusa nayo ni ingaruka y'icyaha. Ego. Ubundi iyo bakorera mu gihe cy'ubuziranenge badakoze icyaha, kuba itegeko ry'Imana ngo igiti kimenyesha iciza n'ikibi, arico giti cy'ubwenge bumenyesha iciza n'ikibi, ntukagikoreho. Ego. Iyo koko agendera muri iryo sezerano, Adamu na Eva bari kuja barabyara abahungu n'abakobwa banganya ubwinshi. Ego. Kuvuga ngo bamwe ba benshi ni ingaruka y'icyaha. Ego. Ni nkuko habaye indwara, ibyo nta wabihindura, nta wakuraho indwara Yesu ataragaruka. Nuko guhabana kuvuga ngo abakobwa babaye benshi kwari kugira ngo bumve basogongere ingaruka y'icyaha bose bababare. Ego. Kuko abagore benshi barirukanwe kubera kubyara abakobwa gusa. Ego. Abandi benshi barirukanwe kubera kubyara abahungu. Ariko ni ingaruka y'icyaha. Ni ingaruka y'icyaha. No kudasobanukirwa n'ubujiji, kuko ari uguhanwa hahanwa umugabo, kuko ni udetermina sex. Umugabo rewe abeshiwe no kwakira ico ahawe. Niba ari umuhungu byatewe n'umugabo, niba ari umukobwa byatewe n'umugabo, yakira ico ahawe. X ivuye ku mugabo nihura na X y'umugore bikaba umukobwa, Y ivuye ku mugabo nihura na X iri ku mugore bikaba umuhungu. Ubwo nukuvuga ngo byose bituruka ku mugabo. Ego. Umugabo rero ni wagakubiswe, ariko noneho ntiyakubitwa kuko abyara Imana. Ego. Ariko noneho twebwe ntabwo twaremwe, ahubwo twaravutse. Adamu na Eva bararemwe, twe turavuka. Imana ishiraho ikintu cyitwa reproduction, turavuka kubaremwe, ahubwo twebwe ntitwaremwe, twe twaravutse. Adamu niwe yaremwe. Adamu na Eva bararemwe, ariko twe turavuka tubavukaho. Ubwo rero Imana yaremye ababyeyi bacu tubavukaho, niyo yaremye inkomoko yacu kugira ngo tubeho. Ariko twe twaravutse, ntabwo twaremwe, bo twaravutse. Ubwo noneho rero ubukwe burabaye, umuryango ububayeho, ariko mu ngaruka y'icyaha naneho haje ikibazo. Ibyaha biriyongera, bigeze igihe abateye imbere batekereza no ku ngabano z'isi. Ego. Baravuga bati Aziya, Buraya, Afrika, Australia, Amerika
noneho iyo migabane yose imaze kuba abantu batangira noneho kwangana. Yego. Kuko umunara w'ibaberi bamaze gutatana hari imbere y'ingabano, ariko ingabano ziza kuba nyuma, bamwe banga abandi cyane ko bamwe batari banasa bitewe n'ikirere bari bagiyemo. By'abana babiri, uruhinja rumwe rukaja muri Amerika ari impanga, rundi rugasigara muri Afurika, wasanga badasa nyuma y'imyaka 50. Tuki muri iki gice c'icaha ca gatatu, igice ca gatatu, inkomoko y'icyaha. Inkomoko y'icyaha. Ese ko abantu benshi tavuga rumwe kubijanye n'urubuto, naho waruvuze ngo bari kumwe, waruvuze ngo Adamu na Eva bari kumwe, arasoroma ararya ahereza n'umugabo we bari kumwe, niko Bibiliya ivuga. Bibiliya nahigarukiye, ariko ibindi bitabo byo bivuga byinshi. Mu gitabo cyitwa cha Science Chrétienne cha Moise David n'igitabo cha Principe Divin, amabwiriza y'ubumana ya Sane Myange Muni, avuga ibindi. Usobye ku gice ca kuri page 45 ya Principe Divin, havuga ko Adamu na Eva bamaze kuremwa basabwa kubahiriza intambwe 3 kugira ngo babashe gukura. Intambwe ya mbere bayitaga kwibumba, iyo bita principe ya formation. Intambwe ya kabiri, kwibumba ni formation, niko handitswe muri principe. Handitswe ngo bagomba gusoza igihe cyo kwibumba. Ubise kwibumba abantu uburyo ni formation mu Gifaransa, kwigishwa. Kwibumba ntabwo ari formation y'amahugurwa, ahubwo ni formation kwibumba. Forme, ufata ishusho. Gufata ishusho. Forme. Ntabwo bari bwafata ishusho. Niho bafashe ishusho, iyi ngingo intambwe ya mbere. Kandi ishusho Imana yaremye ngo ishusho ngire mu muntu mu ishusho yayo. Kwibumba ni ugukomera nyine, Imana yamuremye mu ishusho yayo, ariko hari stade de formation. Ubwo ni ukuvuga ngo ntiyari bwakomere. Ntiyari yagakomeye mu bitekerezo. Ntiyari bwakomeye mu bitekerezo. Noneho hari stade yitwa stade de croissance, noneho kugira ngo agumye yidevelope mu buryo bw'ibitekerezo. Noneho hari ikintu cyitwa stade d'achèvement, stade y'umusozo. Ni ibiri muri iyo Principe Divin, hari buri muri Bibiliya. Noneho rero Imana iravuga ngo nimuva muri formation mukinjira muri croissance, mukaja muri achèvement, muraba mumaze kugera igihe cyo gushingiranwa. Imana ibaha isezerano, ni muri Principe Divin ya Église de l'Unification du Christianisme Mondiale ya Sane Myange Muni, umugabo wa Hane Hakija n'abakoreya. Ubwo noneho rero bageze ku ntambwe ya kabiri yitwa stade de croissance, hari stade de formation, stade de croissance, stade d'achèvement. Bageze ku ntambwe ya kabiri bananirwa ngo kuhangana ngo bagere kuri stade d'achèvement. Kuri iyo stade ya kabiri yitwa stade de croissance, muri Principe Divin ko havuga ngo barishingira nko gucikira. Barishingiye nkuko gushingira, noneho byo gucikira noneho byatangiriye kuri Adamu na Eva. Muri Principe Divin, ntabwo ari muri Bibiliya. Nuvuga ngo barishingira badahawe uburenganzira kuko batarangije stade d'achèvement. Niko havuga muri Principe Divin. Muri Bibiliya haravuga ngo arasoroma ararya ahereza n'umugabo we bari kumwe. Muri Principe d'avuga ngo batararangiza ngo basoze intambwe ya gatatu yitwa stade d'achèvement, barararana. Ubu kibaye inkomoko y'icyaha, niho abavuga ngo urubuto rwari ugusambana, niho babikuye. Ariko Imana muri gahunda yayo kwari kugira ngo bazabyare bororoke, kandi ntibari kubyara badahuye. Babyita gusambana kuko bari batararangiza stade yategetswe. Iyo barangiza iyo stade yategetswe, kwari ukuba noneho kuzuza isezerano ry'Imana, bakabyara bakororoka, niko havuga. None se kubera iki muri Bibiliya y'umwimerere bavuga ngo bariyitunda? Kubera iki bavuga ngo bariyitunda? Ndi kuvuga ngo imvugo y'Imana ntitwaburana n'Imana. Twigisha ko bariyitunda, ni imyumvire, ntabwo Imana ibyivuga, ariko kuri mu bitekerezo by'abantu habwa ari imyumvire. None se ku munara w'ibaberi ku ijambo ry'Imana rivuga ngo bamaze gutekereza kubaka inzu izagera ku ijuru, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana imanurwa no kureba iyo nzu, ntabwo yayirebaga. None se ko atari Imana yaje ngo yandike iki gitabo cy'itangiriro cyanditswe na Mose, none wumva bitanditswe n'umuntu? None se abantu babyumva bate? Imana yo ntimanuka kuko iba hose.
none se none se pastor ko Mose yarazi gusambana ko atanditse ati barasambanya akandika ngo itunda ingo nyine imvugo y'Imana yamuhaye ntiyari inspiration umwuka w'Imana yavugiraga muri Mose na ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana abandi kaje ibyanditswe byera babaga baye n'umwuka w'Imana iryo jambo amushize makabirya koresha kandi watubwiye ngo bagende babwirana kuri Adamu ati bari iki bagende babwirana kugera kuri Mose ayo na amateka y'abantu ariko abahamagaye kwandika ibyanditswe byarabaga bahumekeho n'umwuka w'Imana byanditswe muri Petero ya 2 igice ca mbere umurongo wa 19 kugera 21 abanditse bose ibyanditswe byarabaga bashoreye n'umwuka w'Imana iryo jambo umwuka yamuhaga niryo yakoreshaga ariko none abatandika bakabwirwa n'ababyeyi ariko na Mose yaraza amateka y'ababyeyi ariko igihe cyo kwandika akaba arija mu muyoboro w'iby'Imana none se ukuri nukuhe abavuga yuko icaha Adamu na Eva bakoze ko basambanye babikoze mbere y'igihe wowe ukuri nukuhe ukuri nuko baritunda nkuko ibyanditswe byaranje ndumwizera ntabwo ndumumuniste ndumwizera nuko Eva yasoromye akarya agahereza umugabo bari kumwe nkumwizera ariko nkumumuniste nta ico yacemera nawe umumuniste ntabwo yavyemera n'abantu babivana ubwo noneho rero iyo bavuga ngo Imana imanurwa no kureba ntabwo Imana imanuka ibiri hose ntabwo irigaragaza none se ko bavuga ngo Imana ngo yaza ngo nimugoroba ngo kubareba nibyo ndi kuvuga ngo Imana kuko iba hose imvugo kugira ngo abantu bazabashe kubishikira kuko Imana iruta abantu kubageraho bisagira ngo imanuke none tubyumve ariko bivuze ngo kwihishura kandi abantu badasobanukiye kuba hose kw'Imana ico bita omnipresence babyumva mu buryo buruhije niyo mpamvu bavuga ngo Imana ngo yaza ngo nimugoroba ngo kubareba ngo ije kubareba ahantu yabasize gusanga bahari ijambo ryo kuvuga ngo irahamagara ngo Adamu rihe ntabwo Imana yari yobeho hari oya kuvuga ngo Adamu rihe ko ari kuvuga ngo mbese uracari mu mwanya wawe nakuremyemo ni mu buryo spirituel abantu benshi bamara gukizwa bakagira umuriro ariko bahura n'ibihendo by'isi n'ubutunzi n'intambara ugasanga basubiye inyuma none Imana ikabaza ngo ibihe warurimo ugihamagarwa nibyo urimo nico Imana yavugaga ntabwo yavuga ngo nakubuze urihe oya yaravuga ngo mbese eta urimo niyo nakuremyemo no kuvuga ngo bavuga ngo Imana ngo yaza nimugoroba none ikindi gihe kumanwa ntiyaza ko ngo kuvuga ngo abantu babyumva ari uko ukoresheje ibihe bashoboye gushikira abanarimo none se iyo bavuga ngo babundikira nuvuga ngo hari abantu bagiye berekwa ibiriho uyu munsi wa none ariko bakaba barabyeretswe mu ishusho y'ibyo bari bazi kuko abantu bavugaga intambara berekwa gifarashi ariko iyo farashi ikaba irimo intambara ariko bavuga ishusho ya burende noneho abantu berekwaga mu gihe ca umwami Rwabugiri hari witwa Bamenya wabaga mu kigo c'ibwami ariko ari Bamenya wo kuvuga ibizabo yaravuze ngo mbonye mu gihe kizaza kera ngo abantu batazongera guhekwa mu ngobyi ngo ahubwo abantu bazagenda mu bitebo ngo kandi ngo mbonye imihanda ngo kera ngo izaba umukara nuvuga ngo ntiyashobora kuvuga kaburembo ntiyashobora kuvuga imodoka uvuga ko avuga ngo nzabonye bari mu bitebo abonye bari mu bitebo bigenda mu mihanda y'umukara bisobanura ko yerekwa ariko akakoresha imvugo y'ibyazi none n'Imana ikugendera bivanye n'ivyuzi kugira ngo bishikire aho ngaho kugira ngo bishikire noneho bavuga ngo mbona ikizu kiguruka akaba yarabonaga ari indege izaza itarabaho niba ikizu ari inyoni ikomeye kigatanda amababa none yakwerekwa indege akayibona ico nicazi nibwo buryo rero Imana yavuga ngo imanurwa no kureba ntaho yavaga ngwije kuko yabaga hose ariko noneho rero imanurwa no kureba iyo nyubako yarayirebaga bagitangira yararebaga ibitekerezo byayo yari ibifite none igice ca kane haba inkomoko y'urupfu kuri ca gatatu
none se ko hano vuga ko Imana ihageze yabajije Adamu uri he ehe none bakabwira ngo numvise ijwi ryawe ndatinya ndihisha no ati ninde yakubwiye ko wambaye ubusa yego akabwira ngo ni wa mugore naho nshaka kuvuga oya ntabwo yavuze ngo yamwe ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa kuko bambaraga kuri cya giti bambaraga ubusa ego bagendaga buri tangiriro 2:25 ntibakorwe n'isoni umugabo n'umugore bari bambaye ubusa ariko kuko isoni ni ingaruka z'icaha ariko bamaze kujya ego barabibona babona ko bari buri batarabireba ni nko kwabona amatungo uyu munsi wa none ibyo amatungo akora byose abikorera hamwe kandi mu bantu aramwarasi neno rero nuko amatungo akiriho ishusho y'ubwiza bw'Imana kuko atagize uruhare mu gutegura icyaha natwe nuko twari kuba none se Adamu yishuye Imana gute imubajije impamvu yari kuri cagiti yishuye nk'umuntu aravuga ati umugore wampaye niwo wacukashutse none mu cyo gitabo ca Principe Tibe kiravuga ngo oya uwo mugore hubwo yahuye n'inzoka none inzoka yihindura marayika w'umuntu aryamana n'uwo mugore ariko ntago ari ukuri oya ni muri Principe ntabwo turaba muniste Principe d'Ivego aryamana n'uwo mugore wa mugore rero amenya imibonano mbere y'umugabo noneho rero wa marayika wihanze mu nzoka ko Satani ni marayika ko yihinduye umugabo yigira nkaho ndi akiranaga na Yakobo ijoro ryose 32 itangiriro umurongo wa 23-28 havuga ko marayika yakiranye na Yakobo ijoro ryose uwo marayika cyatumye ashobora gukirana na Yakobo kandi ari marayika nuko yihaye umubiri yagize umubiri bakirana nk'umugabo ku wundi marayika rero ngo afata iyo forme ubwo buryo bwo kwigira umugabo noneho akora iyo mibonano na Eva Adamu noneho atari kubireba ko Satani noneho Eva abimenye mbere abariwe wigisha umugabo uko bimeze ariko mbere ya stade d'achèvement niko havuga mbere ya stade d'achèvement ubwo nukuvuga ngo imibonano yari ikwiye kandi Imana nico yabiremeye ariko batarangije stade d'achèvement bisa nko kwishingira baribambaza umugore niwe yatanguye imibonano mpuzabitsina ubundi imbere y'umugabo na marayika wihanze muri iyo nzoka niko havuga muri Principe Divin Adamu aravuze ngo ntabwo ari je n'umugore oya noneho Imana ibajije umugore niyo watumye none Imana ibajije umugore yavango ni inzoka yatumye niko biri niko byanditswe nibyo byo muri Principe niko biri niba inzoka yaraje gashuka umugore akabwira Adamu ibyo abonye urumva byaturutse ku nzoka bigera ku mugore bigera ku mugabo ariko umugabo ananirwa kuba responsable ruguhaganirwa gufata ibyemezo mu nshingano afite nta kindi yategekaga umugore agategeka n'inzoka nta cyagomba kumuhangara muri abantu bose ko ari batatu haba Adamu haba Eva haba n'inzoka ninde muri abantu yahawe igihano gikomeye cyane muri bose igihano gikomeye cyane ni Adamu kuko ari unafite inshingano nuvango gututubikana mu maso hazaguhesha umutsima umugore agomba kwicara ugakora uri gukora ni ukomerewe ni ubabaye inzoka gukuruza inda kuko yaragurukaga igihano no gukuruza inda yo ntabwo biteye ubwoba cyane ariko umuntu gukora kugira ngo arye yagaburire n'abamukomotseho biraruhije kuko ari nyirabayazana w'icaha yahawe ingaruka nyine zikomeye nubwo kubyara bivuna ariko bigihe gito pasere tugiri kuri ibintu Imana yabwiye umugore bizamubaho yamubwiye ibintu bigera kuri 4 ibihano yamuhaye ibihano bigera kuri 4 ibihe Imana yabwiye umugore yamubwira ngo uzaba ikintu nzakora ubwa mbere nutwita nzagwiza umubabaro ikintu cya mbere cyaka Imana yaramubwira ngo uzavyara ubabara Imana yaramubwiye ngo nzagwiza umubabaro utwite kabiri yamubwira ngo uzavyara ubabara gatatu iramubwira ngo kwifuza kwawe kose uzaherera kuki ku mugabo cyakane iramubwira ngo umugabo azagutegeka mu bwoko bw'abarega muri Kongo abagore bazi kuroga
bakaba bati nzabana imitwaro amezi 9 yo gutwita, ariko none igihe cyo kubyara nyiha umugabo. Ni ukuvuga ngo ibise byose biba ku mugabo. Noneho rero iyo nzoka yarahanwe koko, umukwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo n'umugabo amutegeke. Nuvuga ngo byose umugabo niwe wagombye kubikora, kumutegeka. None navuze ko uwo muryango wabarega umugore niwe utwita, ariko igihe cyo kubyara ibisaka biha umugabo kugira ngo nawe yumve uwo mubabaro. Ariko n'uw'igihe gito ko bazi kuroga cyane. Amezi 9 ni menshi utwita uri umugabo. Oya, uri umugore utwise. Oya, ibise ni byaha umugabo. Ego. Wa mu ruho wose wawe byo kugira kwa kundi bise bitangira akababara abiha umugabo. Umugabo akari kuzinuka iki? Kwa kuri umuntu atwitse wa mubabaragira n'umugabo nyine atwita. Oya, ndavuze ngo ibise ni byaha umugabo. Ego. Gutwita amezi 9 bikora umugore, ariko igihe cyo kuramukwa hakaramuka umugabo. Ariko noneho akabyara umugore, ariko kuramukwa kose kwagiye ku mugabo. Bazi kuroga gutyo. Ubwo buribwe bwose bishobora kuba isaha, amasaha 2, 3, hari n'abaribwa umunsi wose. Umugabo ataka. Mureka wumve nawe sha. Paseri tugana ku musozo, reka ubutaha tuzatangira ku gice cya 3, igice cya 4. Paseri usoza niki wavuga kuri igitabo cy'itangiriro? Itangiriro harimo isezerano ryo kurema, ni itegeko ry'Imana, ariko tumenye ko inkomoko yose y'amakuba yaturutse ku cyaha ca Adamu. Abaroma 5:12 bavanga icyaha, umuntu wa mbere ni wakoze icyaha. Bavanga icyaha cyakomotse ku muntu umwe, cyacakera ku bantu bose, kandi kizana urupfu. Twese dukomoka kuri Adamu, urwo rupfu ruratureba kandi ntawe rushobora guhinduka, ariko Yesu yararunesheje. Rubango nizo mpamvu uyu munsi wa none umwanzi ukomeye, Abakorinto 1:15-16 ni urupfu. Y'abantu bumvishe urupfu bose bagira ubwoba, barahungabana kuko nta utifuza kurama. Uretse ko hari abagira ubuyobe mu bitekerezo bagakora umuhango wo kwiyahura, ariko muri rusange abantu bahuriye ku kintu cyitwa kurama. Abambi ba mbere igice cya 3:10-11 abantu bakunda kurama, hagakurikizaho gukunda amafaranga, hagakurikizaho gukunda ko abanzi bapfa akaba yabyumvise bikamunezeza, ibindi bikaza nyuma. Ubwo nukuvuga ngo twumve ko niba tuterwa ubwoba n'urupfu byakomotse kuri Adamu, ariko noneho umukiranutsi ntagira ubwoba bw'urupfu kuko Yesu yararunesheje. Yesu yaravuze muri Yohana igice cyaho ca 11 umurongo wa 25 na 26 aravuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Abakiranutsi rero ntibapfa ko Yesu urupfu yararunesheje. Nkuko Adamu yaducumuriye ku giti, Yesu nawe yaducunguriye ku giti kugira ngo abe Adamu wa kabiri, ariwe mwuka utanga ubugingo. Imana iduhana umugisha kugira ngo twizere uwo Adamu wa kabiri, kuko ari utanga ubugingo, tuzabashe kuraga ubwami bw'iteka mu izina rya Yesu. Amena. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'abanyene muri kiganiro tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Ko ari ubwa mbere gutse kugusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Reka dushimire wowe ufata umwanya ugafata ibiganiro byacu ukabisharinga cyangwa ukabipartage. Reka dushimire wowe ufata umwanya wawe ukadusengera, nawe Imana iguhe umugisha. Kuri channel ya gusenga everyday ni 0786969620 kuri channel ya gusenga everyday abifuza gukurikirana ibiganiro. 0786969620 kuri channel ya gusenga everyday. Ni Pastor Mpazibirego, murakoze. Imana iduhana umugisha. Kigano ubutaha. Shalom. Shalom.